nimukarabe namwe imiti ibiri mwiyeze imitima Imana yagucyubahiro. Amen. Nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabaho. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe namwe imitima ibiri mwiyeze imitima Imana yagucyubahiro. Amen. Amen. Aya magambo yavuzwe na Yakobo, kuri urwandiko rwanditswe na Yakobo urwo ari Pawulo warwanditse. Aha yabwiraga abantu abahugura ku bintu bijyanye n'intambara n'amahane, ariko babaza ngo mbese intandaro z'intambara n'amahane yose bimwe biva hehe? Kubona abantu bari babanye neza ariko mu kanya ukabona batangiye kubitana ibipfunsi, ukabona abantu babiri barabavandimwe babana bacuruza hamwe cyangwa se baturanye, ariko mu kanya ukabona batangiye gushwambagurana, kandi abo wareba ugasanga ni abakristo cyangwa se n'abatari n'abakristo ni abemera Imana. Si byose ushobora gutara umukristo ariko umwemera Imana, kugira ngo ugomba kugendera ku mahame y'Imana no kubana n'iki n'Imana. Amen. Amen. Ariko wajya kubona ukabona bari mu makimbirane, bari gupfa umuhati, bari gupfa tutageza avuga si izo ntambara ziva hehe? Ziva ku byo murarikira n'imitima yanyu n'ibyo mushaka. Arababwira ngo rero yemwe mwegere Imana nayo izabegera. Haleluya. Uko urushaho kwegera Imana niko Satani ajya kure yawe, kandi iyo wegereye Imana nayo hari ibyo yigizayo. Amen. Amen. Hari ibyo Imana itemera guturana nayo iyo wayegereye. Iyo wegeye Imana hari ibyo yigiza kure. Haleluya. Amen. Iyo wegeye Satani nabwo yigiza ubumana bwari buri kuri wowe kure, ukabona uturanye n'ibyaha. Kwegera Imana se bidusabira, kwegera Imana se byadutwara. Haleluya. Uko urushaho kwegera Imana niko nayo irushaho kukwegera. Uko urushaho kujya kure yayo niko nayo irushaho kujya kure yawe. Hari igihe wumva abantu kenshi bavuga ngo ngiye ngo ibyaha ngo nagerageje kubireka ngo ariko byaranze. Hari intambwe yawe usabwa, intambwe yo kwicara ukitekerezaho, emwe ukavuga ati nyamara uyu mwaka nkuko niyaye intego ko hari ibyo nzageraho, ariko hari intego niyaye ibyaha ngomba kuvamo. Ubu kenshi na kenshi ibyaha dukora turabizi, ntabwo uyobewe ibyaha ukora. Sinagombwa ko abantu birirwa batitira bagira gute, ntabwo ari cyo kimenyetso ko abantu bafite umwuka w'Imana. Ahubwo igihe cyose wakeye Yesu nawe ugira umwuka w'Imana, kandi uwo mwuka w'Imana uba muri wowe. Igihe cyose ugiye gucumura kuvuga ngo nyamara n'ubwo ugiye gukora ni ibyaha. Yewe ninde muntu urajya kwiba atarumva umutima umubwiye ngo nyamara n'ubwo ugiye kwiba ni icyaha ugiye gukora? Ninde urajya gusambana atarumva igitima kibanje kikubira? Ninde ko mucecetse? Ninde urajya kubeshya ngo umutima we n'umushinje ko ari kubeshya? Ninde uragenda ngo afate amafaranga ya mugenzi we ngo umutima ntumubwire ngo nyamara n'ubwo yafashe umukora icyaha? Ariko kuko wimitse Satani hafi yawe arakubwiraga ngo bikore nta kibazo. Hari umuntu uri kukureba se? Hari uwakubonye se? Beshya. Kenshi na kenshi ubu kimenyetso cy'uko Imana iri kumwe natwe nayo babwiye bushize, abantu benshi bazi ngo nuko wabwiye ngo mwana wanjye hangeze. Ubundi hari ubwo tuyobeka turi abana b'Imana. Igihe twabwiraga Yesu umwami n'umukiza twahise biravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje rwatumye tuba abana b'iki b'Imana. Kandi koko niko turi abana b'iki b'Imana. Bizana ngo buri muntu wese wakiye Yesu umwami n'umukiza ni umwana w'iki w'Imana. Yaguhamagara itaguhamagara ngo umwana wanjye uri umwana w'iki w'Imana. Ibyo ukora byose ugira bikora uzi ko hari so uri mu ijuru ugiye guhemukira cyangwa se ugiye guhesha iki icyubahiro. Yakora bwa ngo yemwe nimwegere Imana nayo izabegera. Abantu bisi dufite imitima y'amashyari.
urahura n'umuntu yari ari guseka ugahita ubona baye nk'intare, kandi mwari musanzwe muziranye, mwarasenganye cyangwa munarasengana, yari guseka na bagenzi be, ariko wahagera ugahita ubona baye nk'intare, arijimye. Hari ibintu wowe muri wowe bikuri mudashobora gukuramo, kandi kunkuramo kuvuga ijambo ry'Imana sinzi niba byashoboka. Byashoboka gute? Nta muntu wabimana. Amen. Amen. Kugira ngo kera na kose Bibiliya niyo nabagapfe. Iyo wegereye Imana nayo irakwegera. Nuhamagara amahane wawe mu rugo, amahane azahorayo. Kabona umugore n'umugabo mu nzira, umugabo yari guseka n'abandi bantu, ariko yagerewe mu rugo ahita ubona bayintare. Akigera ku muryango kugira ngo hari inkozi zimurumye. Mudamu kabona ari kumwe n'abandi bameze neza, agize ute, ariko yajya kwinjira iwe mu rugo ugahita ubona bayigisimba neza neza, ukavuga uyu muntu se niwe iwe, ukagira ngo yahageze niyo amatara yawe ari kwaka hahita haba umwijima. Nuba ngo wafashe uruhare rwo guhamagara Satani arakwegera, aba hafi yawe, wabaye nk'umukozi uri umwagenti we ntiwabimenya, ariko ukikinjira Satani atakubwira ngo noneho ugeze muri area yawe, ugeze aho ugeze mu murima wawe noneho, kandi hano ntabwo wemerewe kwishima. Hamagara Imana izana umunezero mu mutima wawe. Ibyo kubabaza abantu bihari ni byinshi, ariko ibyo byose hari Yesu wagiye ku musaraba ukubwira ngo numuhamagara akaza mu buzima bwawe, arazana umunezero muri wowe. Haleluya. Amen. Imana bwira Imana ngo Mana, ndashaka guturana nawe, ndashaka kubana nawe, ndashaka kukwimika mu mutima wawe. Nta kindi kintu cyazana umunezero muri wowe udasibye Imana. Nabonye ibintu byose bizana umunezero muri isi, igihe kigera wa munezero ukazamo umubabaro. Uragenda ukanywa, wamara kunywa ugahaga, umunezero ukaza ukagira umva kabisa uri muri furi, ariko mu kanya ukagwa muri bigori. Mu kanya uri umudamu ugatangira imiti yakuzizamura, ejo abana akaba bazakwibutsa ko ari kwambara ubusa muri karitsiye. Waba uri umugabo ugatangira kuvuga n'ibyo utazi, ejo abana akaba bazakwibutsa ko wari uri muri karitsiye urimo uravuga ibiterekeranye. Ujya gusambana ugiye gushaka umunezero, mukanya ukamuhangayitse kwa muganga uri kumubwira muga wampimye ukareba ko ntanduye sida, agahita akubwira ati none umaze igihe kingana iki ubikoze, ati buriya maze nk'amezi, ati tegereza ya mezi ukayamara uhangayitse no kurya n'ibikugere ku nzoka, uruvuga ati icyamba nkazasanga utaranduye sida. Mukanya ukabugwaye n'umutezi murugo n'ibindi, ariko wari wagiye gushaka iki? Umunezero. Ariko muri Yesu, haleluya, amen, kwegera Yesu umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Niki uteganya gukora kugira ngo wegere Imana? Senya bya bihome byose warufitanye na Satani. Hari ibintu byabaye nk'ibihome byubaka muri wowe bituma utegera Imana. Hano hari abantu baba bararahiye akarahira ngo runaka n'iyi si yavaho, n'iki ngewe izarinda kuvaho ntaramusuhuza, akabirahira, yagira no mu rusengero yabona bicaranye agahita ababwira baririmba iz'agakiza nawe akaziririmba, batitira nawe agatitira, ariko akaba yararahiye ko hari abantu atazasuhuza mu buzima bwe. Yewe harabadura wajya kumusuhuza ukabona yisagira isoni, ubwo mutima we yafashe umwanzuro bite, kandi ni amakuru mabi Satani yaguhaye. Uko umuntu Imana yamuremye ari mwiza, nta nubwo iteganya ko aba mubi. Ni amakuru mabi Satani yaguhaye kuri mugenzi wawe. Haleluya, amen. Ariko yewe izo ntambara ziva he? Izo ntambara ziva he? Siziba mu rusengero gusa, yewe n'abo muvukana usanga abantu babiri bavukana, umwe yararahiye ko atazavugisha mugenzi we, kandi bavukana bafite ikintu bahuriyeho batashoboraga no gukwera. Hari ikintu utashoboraga gukwera, yewe ibere rya mama bagomba kurikwepa nturyonke kubera ko muri umuntu wawe ryose. Icyo ni igihango gikomeye wagiranye na mugenzi wawe mwavukanye. Ariko usanga abantu bavukanye nabo bararahiye ngo njyewe runaka kubera ko twagiye kugabana agafata kano, njyewe singafate, nzarinda mva mu nda nsubira mu isi ntaramusuhuza. Izo nzangano ziva hehe? Ni kuri Satani. Yakoze ngo ni kubyo murarikira mu mitima yacu. Haleluya, amen, haleluya, amen. Abantu bimitse izo nzangano mu mitima yabo no bari hano bavuga ngo Imana itubabare. Byaba bituma niki turabe turi gusenga gutyo? Byaba ari umuhango tuzano kubera yuko mbese
kugira ngo twicare gusa twumve ijambo ry'Imana, reka njye gusenga hariya kugira ngo mvuze atazabona ko nanze kuza. Zano kubera ko hari icyo ushaka guhinduka ku buzima bwawe. Birashoboka ko uyu munsi turi gusenga hano, ariko ejo utazaba turi gusenga cyangwa n'ikindi gihe. Ubu saki bucyana ayandi. Ese ayo wavomye uzaba uri tayari kwa gutunga? Ndashaka gutinda gato kuri ijambo ryo kwegera Imana ugahunga Satani. Iyo ubaye mu byaha ukabana nabyo, nawe uba umunyabyaha. Haleluya. Amen. Hajya ahantu njya nyura hacumbitse abantu b'abakobwa n'abadamu baje muri area, muri field y'ibyaha, baza gucumbika ariko bahunze na Satani yabahunga. Reba inshuti zawe mu bantu, ese nizigukururira mu byaha cyangwa nizigukururira kuri Kristo Yesu? Hari inshuti tubana nazo ugasanga kenshi na kenshi ni nk'abahagenti ba Satani. Nta kindi kintu. Iyo mwicaye muri kugana bari kubwira ati ariko nta gati nakurangira katuma umugabo akumva. Umugabo yarakunaniye arangwa, ariko runaka we hari hagati yamuhaye ubu yamujyanye n'iyaje. Wegereye Satani, hunga Satani, va mu muriro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aburahamu Imana yamubwiye ngo va muri Uri y'Abakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka. Iyo ukeneye ko Imana iguhindukira, hari ibyo uva ugahunga Satani. Ntabwo imigisha y'Imana iza ngo igusanga ukiri gukorera Satani, ukiri kibana Satani. Biragoye. Amasengesho yose wasenga udakizeho guhunga Satani, ntacyo yabakumariye. Ubushize twize imirimo ya kamere. Abantu benshi turasenga byabaye nk'umuhango. Amasengesho tuzi kuyaririmba, yewe tuzi aho ibyumba biri henshi turahazi. Hano abantu benshi bajya mu masengesho akavuga ati uzajye ibibazo byawe bizakemuka, ariko nta wundi wakemura ibibazo byawe, ni ukwemera Yesu akaza mu buzima bwawe. Amen. Amen. Kurutubano hari wapfunyitse agatani, twamara kuva amasengesho akongera akagatekera. Twamara kuva amasengesho akongera akajundi k'umugoro. Ibyo ni bya bindi wacu amaze kutubwira. Kuko twe abitwa ko ari abayoboye abandi, icyo kenshi bareba ni ya mafaranga abantu bazanye. Oya, niba kuko twarahamagariwe guhindura imitima y'abantu, nituvuge ibihindura iyo mitima, twe gushyigikira abantu. Niba kuko no mu ndangagaciro zisanzwe abantu babona ko kwambara ubusa byonyine ari ikibazo, ariko tw'abantu b'Imana bitubona ko kwambara ubusa ari ikibazo. Yaje ku muryango ahageze atinya amaso y'abantu, ahisera kubitaho agatenge karekare, arabyinye namubwiyeho mwana wanjye. Mukanya arasohotse arongegeze gutyo agiye kurekura abagabo. Ibyo bintu turimo nibi, nitwegera Imana nayo izatwegera. Haleluya. Amen. Iyo ni imigisha idafite ikihagazeho. Tumeze nk'abantu bari muri boîte. Abanyamusengesho bameze nk'abantu bari muri boîte. Turinjamo gusa tukabyina muri boîte, dufite ukuntu twapanze amasaha abiri ya mbere nayo gusengera abafite ibyifuzo. Icyifuzo nyamukuru Imana yumva gikomeye nicyo kuvuga ngo umpindure mbi igikoresho cyawe. Nicyo cyifuzo gikomeye. N'iyindi migisha yose izari inyongera, ariko umugisha wa mbere ni ukwegera Imana, ukemera ugatunga Kristo mu buzima bwawe, n'ibindi byose bizari inyongera. Amen. 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 Tugenda ku ijambo ry'Imana, ariko tugeze ku kwakira Yesu, wabona bamwe bahise bareba hasi. Ariko se agahita atekereza, ndanareka ikigage tu. Agatangira akatekereza uti, ariko se nuza ko ari inshuti yanjye ndanamurekara. Ayata. Ariko hari umurengende n'ibyo byose mbisema kubireka ngo kubera Kristo, ngibyo byose ngo mbonye ko Kristo biruta. Haleluya. Amen. Byose aruta. Nungende ngo adutira amatungo, ngo adutira inshuti, ngo adiriki. Kwegera Imana nayo izagirute, izatwegera. Tugira inshuti mu buzima busanzwe, ariko nawe ubwiye ngo izo nshuti mu nshuti ibihumbi 10 ufite, inshuti ku munsi wawe wa nyuma, inshuti bazafataniza zarengenye cyangwa 6, bose bagire 6. 2 bo guterura imbere, 2 b'inyuma na 2 bo hagati.
nabiyo bagezaho baragushyiramo baravuga ngo mushake uko manuka ubu busirimu bwarageze bakimanuka ngo banakurutse basigaye bashyiraho imashini kamanuka gake gake wamara kugeramo uwitwa ko kubeshya akagukunda akaza agashyiraho uturabo twaciye ari hepfo ariko nabwo ni uburyarya burya n'umuntu ashobora kujya kugura indabo z'ibihumbi 30 akaza kuzishyiraho zirabura inshuti yawe izabiguhe akirikakira kwegera Imana haleluya amen kwegera Imana ari indangagaciro biduha haleluya amen kwegera Imana biduha amahoro mu mutima yacu ni wegera Imana ntabwo bizatuma uhangayitse hari igihe ginakira urubyiruko ukabona umusore w'imyaka 16 17 18 aje ahangayitse kubera ko ategereye Imana hari ibindi yimitse mu mutima we ibyo byo wimitse bigusunikira mu byaha ibaze kubona umuntu w'umusore yagiye akantu gato gusa hajya babyita ngo ni icyuma gato gusa kangana na gutya akakamari ribaze nawe akantu gato uranywa gakega ko urakamuga gacinyiko gusomyeho mukanya ugataye ijisho ryabaye umutu hibaza ko ka ese kawo kagwaye amahoro mu mutima wawe iyo ukangutse mu gitondo se wawe kamwe wumva kumeze wavunaguritse no kugira rero abantu kagira isano kamwe hajya n'umugoro banavugaga bagusubira mu byo wari urimo ukawukikanga ariko kwegera Imana biruta byose haleluya amen ntabwo dusenga Imana umunsi ntabwo ntinda mbese mu byo ukora usanga Imana iri hafi yawe muturanye mu mutima wawe ujya wumva Imana iri muri wowe ese nta muntu buracya wakiye Yesu akumva afite amahoro atazi aho yaturutse urumva urishimye utazi aho mbese ukumva ufite n'umuntu yakuvugisha ukumva ufite umunezero hari ibizana ibibazo mu mitima yacu inshuti mbi zizana ibibazo mu mitima yacu haleluya amen subiza umutima inyuma urebe za nshuti mwicaranye kenshi iyo mwicaranye nta biganiro byiza mugira aba ari ibyo kuguhamura gusa ari ibyo kukubwira ngo runaka yaravuze ngo nakubona azakora ibi mukava umutima warakumva cyamunyereka izo ni inshuti zigusunikira mu bibazo ariko iyo wegereye Imana irazigaturana nawe haleluya yakoravuze ngo yemwe b'imitima ibiri nimwiyeze imitima ese ufite imitima ingana hari imitima ibiri nukugira ishusho yo kwezwa ariko mukandi kugira n'ishusho y'abanyabyaha haleluya amen ari ku muhanda iyo musohotse abantu benshi barababona bazi ko musenga kandi abantu batajya mu rusengero bazi no kuturondora urasohoka kavuga turiya nubwo ari kujya ariko mukanya muramubona muri uriya nubwo ari kujya ariko saa 9 muze mu murebe urebe ukuntu araba yabaye aba yikoreye icupa nubwo ari kujyayo ibi bintu byageze hano aho usanga umugore yarafashe umutima umwanzuro wo kuvuga ngo njyewe umugabo wanjye sinzamabarira hagakenera ko abantu bajya kumunga ariko muteretana ni bande baje ni bande bo mwamagaye ngo baze bahuze mwakongeye mukibutsa ibihe byakera se mukongera mukihuza hunga satani haleluya hunga satani ye mubyeyi hunga satani wegera Imana wa musore we hunga satani wegera Imana wa mugabo we hunga satani wegere Imana emerera Imana uyibwire ngo Mana ndakwemereye mu buzima bwawe iyo wemereye Imana ibintu byose irabyikorera tujye umenya uko bigenze uri umwana w'Imana kurya ni gahunda y'Imana kwambara ni gahunda y'Imana kurera bagakura ni gahunda y'Imana wegera Imana ibindi biyiharire uvuge ngo Nyagasani byose biri mu biganza byawe ubundi urebe ngo bije y'Imana irikorera hunga satani haleluya amen kandi mugenzi mwe mubwire ngo hunga satani egera Imana egera Imana mu byo ukora byose ugendere kuri gahunda y'Imana ube muri gahunda y'Imana uryame kuri gahunda y'Imana wige kuri gahunda y'Imana wegere Imana niba ari mu bizamini uri umunyeshuri ubwira Imana ngo Mana niwe negereye naho muri iki bizamini Imana ukubane nawe hari igihe ujya mu bizamini
ibitekerezo wumva ubifite wumva wize ariko wagera mukagira urasoma ikibazo ukumva ucyumva. Abanyeshuri barabizi bigakuba kumva ikibazo ucyumva akavuga ati kambegereze ndagikora, ugasoma n'icyaka icyo ndagikora, ugasoma icya ukagera ku cyanyuma ibitekerezo byagiye, wagaruka ku cyamba ugateje ndavuze ndagikora. Ariko y'Imana iri kumwe nawe, wumva ijwi rikubwiye ngo ugisomye hita wandika. Andika. Icya kabiri wakigiraho nawe ukagira ngo ni umugezi uri kududubiza, wajya kubirindira urupapuro ukabona warangije. Iyo wegereye Imana ibyayo irabyikorera. Aho abandi barumbirije wowe urahezereza, aho abandi baburiye abakiriya wowe urababona, abandi baburiye akazi wowe urakabona. Ariko wegereye Imana ukayitunga mu buzima bwawe, ubaho mu buzima abantu batasobanukirwa, abantu bakajya bibaza ngo ariko runaka ko tuzi ko akazi kakora katamwemereraga kuba abayeho kuri abaye hasi yambara ati bagatangira gukora budget y'igishoro ufite, bavuga ati igishoro afite ntabwo bagombye kuba yambaye, ntabwo bagombye kuba ashoboye kwishyura inzu. Ariko kuko wegereye Imana ifata twatu. Amen. Nafashijwe. Kwegera Imana nayo izatwegera. Haleluya. Nitwakagara Imana ikaba mu byacu, ibintu byacu bizagenda neza. Ese ninde muntu uri kumva agize ubushake n'umuhati n'igitekerezo n'icyifuzo cyo kuba yakwegera Imana ngo ahaguruke yegere bavuge ngo data ndashaka kukwegera, ndashaka kubana nanjye, ndashaka kugira umutima umwe wo kukwegera, ibyo imitima ibiri ndashaka kubivamo, ntabwo nshaka ahantu guhagarara ntandaranyije amaguru yanjye, ndashaka guhagarara nemye imbere yawe data ngo uhaguruke dusenge Imana. Naguma kwishima ngajya gusengani gukwegera Mana yanjye. Tugiye kurambura amaboko dusenge, tubwire Imana ngo Mana mu byo dukora mu buzima tubamo aho dutuye turashaka kukwegera. Iyo twakwegeye tugahunga Satani nawe araduhunga, ariko iyo twakwegeye nawe duhaye isezerano ko uzatwegera. Kandi isezerano ryiza ni uko iyo wegeye Imana nayo hari ibyo yigizayo byari biri ku buzima bwawe. Egera Imana rero nayo hari ibyo irigizayo mu izina rya Yesu. Mana yacu, igitondo tugize icyifuzo cyo kukwegera, turagutumiye ngo uze mu buzima bwacu. Jambo ryatumiye ngo tukwegere nawe uzatwegera, duhunge Satani nawe azaduhunga. Nyagasani Imana yacu duha imbaraga zo kukwegera. Twakoze byinshi byangwa n'amaso yawe, twafashe imyanzuro rimwe ikakaye, iyo myanzuro bituma tutaba hafi yawe, ariko turakwinginze ngo imbaraga zo kukwegera. Haleluya. Amen. Turakwinginze ngo duhe imbaraga zo kukwegera, duhunze Satani, tukeneye kukwegera kugira ngo imbaraga zawe zitubeho. Haleluya. Haleluya. Jambo ryawe ratubwiye ngo duhunge Satani nawe azaduhunga, twegere Imana nayo izatwegera. Hereza urubyiruko rwateranye kukwegera, hereza abasore bateranye kukwegera, hereza abana bato bateranye kukwegera, hereza abagabo ababyeyi kukwegera. Mana twese uko tuzaba ubushobozi kukwegera. Iyo duhunze ibyaha bitujya kure, iyo tukwegereye tubana nawe, kandi iyo twakwegereye hari ibyo wigizayo. Iki gitondo gira ibyo wigizayo, iki gitondo turakwegeye gira ibyo wigizayo, iki gitondo turakwegeye gira ibyo wigizayo. Hari ibyo yaratubereye umuzigo, byigizeho mu izina rya Yesu.
maze iki gitondo ukora imirimo n'ibitangaza. Igiza y'uburwayi bw'izina rya Yesu, igiza y'uburwayi bwabaye karande bw'izina rya Yesu. Haleluya. Turasenze nk'indwara zigire kuko twakwegereye, ubukene bwegereye kuko twakwegereye. Dafite akazi turasenze ngo Mana ukabarebere babuze imibereho Mana barebere imibereho. Bafite abarwayi indwara zanze gukira Mana bakubone izo ndwara zikire. Haleluya. Haleluya. Imitima yacu tuyigije hafi yawe maze ye kukubaha no kugukorera. Urakoze Nyagasani Mana yacu, kwegera bifite umumaro, kwegera biradukomeza, kwegera biduha imbaraga, kwegera bitwongera iminsi y'uburame, maze ubwoko bwawe abantu bawe twese turi hano uduhe kukwegera maze tuzabane nawe mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amashyi ku Mana. Haleluya, haleluya.